The Crucible ni ikinamico yanditswe na Atamira mu mwaka w'1953 ishingiye ku manza z'ubupfumu zabaye i Salem mu mwaka w'1692. Gusa mbere ya byose turamanza tuvuge ku mateka y'uyu muhanzi Atamira wayanditse, turebe ubuzima yavukiyemo, ibijyanye n'umuryango we, amashuri yize, ibitabo yanditse n'ibindi mbese mu ncamake. Byose mugiye kwigezwaho nanjye Ephraim Uwimana. Muhawe ikaze kuri Fileo King. Atamira yavukiye i New York mu mwaka w'1915. Umuryango we wari wifashije cyane kugeza ubwo ihungabana ry'ubukungu ryabaye mu mwaka w'1929 ryabatunguye bagatakaza hafi ibintu byose bari bafite. Ibi byamuteye gutekereza cyane ku buryo abantu barwana n'ubukene n'ubuzima bubi kugeza bapfuye. Byamuhaye umutima wo gushaka ukuri k'ubuzima bw'abantu basanzwe muri iyi si. Yize muri University of Michigan aho yatangiye kwandika ikinamico. Yakoze imirimo itandukanye nko gutwara imizigo kugira ngo yishyurire ishuri. Ibi byatumye amenya neza imibereho y'abantu basanzwe, biza no kugaragara cyane mu bihangano bye. Yanditse ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, gusa n'ibyamenyekanye cyane ni nk'icyo bita All My Soul cyanditswe mu mwaka w'1947 cyerekanaga ukuntu abantu bashobora kwangiza abandi kubera inyungu zabo bwite. Ikindi cyitwa Death of Salesman cyanditswe mu mwaka w'1949 yari ikinamico yamuhesheje icyubahiro gikomeye cyangwa yatumye amenyekana cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi yose, ivuga ku muntu waraniye inzozi z'ubuzima butunganye ariko bikarangira abayeho mu gahinda no mu buzima bubi. Iki gitabo cyo tugiye gusobanura ni cyo bita The Crucible cyanditswe mu mwaka w'1953. Cyanditswe mu gihe abantu muri Amerika bashinjwaga kuba abakomuniste n'ibimenyetso bifatika bari bafite. Yashyize mu nkuru imanza z'ubupfumu z'i Salem kugira ngo agaragaze uko ubwoba n'ibihuha bishobora gusenya sosiyete bigatuma bamwe babirenganiramo. Mira yigeze guhamagarwa mu rukiko rwa leta asabwa gutanga amazina y'abandi bakekwaga kuba baranditse ibihangano bivuguruza leta. Yanze gutanga ayo mazina kandi nubwo byamugizeho ingaruka, byamugaragaje nk'umuntu udacika ku kuri. Yashakanye na Marilyn Monroe, icyamamare mu kwerekana amafilme, ariko ntibyabahiriye. Hashize imyaka mike baratandukanye. Nubwo urukundo rwavugwaga cyane mu itangazamakuru, Mira yakomeje kwibanda cyane ku buhanzi bwe. Yabonye ibihembo bikomeye birimo Pulitzer Prize. Hanyuma ku bw'ibyago apfa mu mwaka wa 2005 afite imyaka 89. Ibihangano bye biracyafasha abahanzi bo muri iki gihe kugira ngo bakore ibihangano byabo. Ayo namwe mu mateka makeya yo bita Atamira, umuntu afatwaga nk'umusizi w'ukuri cyangwa w'ibihe byose. Ubu rero tugiye kureba no mu ncamake icyo The Crucible ivuga, isobanuye ndetse n'amasomo twakwigiramo n'ibibazo bakunze kubaza muri iyi nkuru ya The Crucible. The Crucible nk'uko twabivuze ni igitabo cya Atamira cyanditswe mu mwaka w'1953. Kigizwe n'ibice 4. Nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Inkuru itangira ku rugo rwa Reverend Paris, umupasiteri w'umujyi wa Salem. Umukobwa we Betty aryamye ku buriri atavuga, atanyeganyega. Abantu batangiye kuvuga ko yaba yararuzwe cyangwa yarahuye n'imbaraga z'umwijima ariyo mashitani. Ibyo byabaye nyuma y'uko Paris abonye Betty n'abandi bakobwa barimo Abigail Williams, umwuzukuru we, babyinira mu ishyamba nijoro bari kumwe n'umuja wabo w'umwirabura witwa Tituba. Paris angayikishijwe n'uko ibi byamwangiriza izina mu muryango. Abigail avuga ko bari barimo kubyina gusa, ariko abandi bavuga ko Tituba yagerageza guhamagara imyuka y'abapfuye. Ana Thomas Putnam, abaturanyi baraza bavuga ko umukobwa wabo Rusi nawe atameze neza kandi ko bashaka kumenya impamvu abana babo barwaye. John Proctor, umuhinzi w'umunyamurava, arinjira. Yigeze kugira umubano w'ibanga na Abigail ubwo yakoraga mu rugo rwe, ariko yaramwirukanye. Abigail aracyamukunda ariko Proctor aramuhakanira.
Ibi bituma Abigail atangira kwihora ku mugore wa Proctor Elizabeth amushinja ubupfumu. Reverend Hare impuguke mu by'ubupfumu arahagera, aragerageza gusuzuma Betty agana na Tituba atinya gukubitwa cyangwa kwicwa, yemera ko yahuye n'umwanzi cyangwa umudayimoni, maze atangira kuvuga amazina y'abandi bantu bo mu mujyi, avuga ko nabo babigizemo uruhari. Abigail na Betty nabo batangira gutanga amazina, ibi bituma ubwoba bwiyongera cyane muri ya mujyi wa Salem, abantu batangira gushinjanya. Hashize icyumweru turi mu rugo rwa John na Elizabeth Proctor baganira ku by'imanza z'ubupfumu ziri kubera mu mujyi. Elizabeth arakeka ko Abigail ashaka kumwica kugira ngo amusimbure ku mugabo we. Arasaba Proctor kujya kubwira urukiko ko Abigail ari umubeshyi. Mary Warren umuja wabo agaruka avuye mu rukiko, atangaza ko abantu benshi bamaze gufungwa kandi ko Elizabeth nawe yashinjwe, ariko urukiko rwanze kumufunga. Ariko nyuma y'ijoro rimwe abashinzwe umutekano baraza mu rugo rwa Proctor bafite impapuro zo gufata Elizabeth. Bivugwa ko yateye umudayimoni Abigail akoresheje igikoresho cy'umutsima puppet Mary yari yazanye. Elizabeth arafatwa, Proctor ararakara cyane. Proctor asaba Mary kujya kumuherekeza mu rukiko kugira ngo atange ubuhamya ko Abigail n'abandi bakobwa babeshya. Mary aratinya ariko arabyemera. Mu rukiko Proctor azana Mary kugira ngo avuge ukuri. Mary avuga ko we n'abandi bakobwa babeshyaga, ko nta mupfumu n'umwe bari bazi, ariko Abigail n'abandi bakobwa batangira kwigira nkaho babonye imyuka mibi. Bavuga ko Mary ari kubaruga. Ibi bituma Mary atinya, maze ahindura ubuhamya, avuga ko Proctor ari we wamuhatiraga kubeshya. Proctor abonye ko ibintu birimo kumunanira, atangaza ko yigeze gusambana na Abigail kugira ngo agaragaze ko afite impamvu yo kumuharabika. Aravuga ko Abigail ari umunyabinyoma ushaka kwihorera. Urukiko rutegeka kuzana Elizabeth kugira ngo yemeze cyangwa hakane ibyo Proctor yavuze. Elizabeth atinya ko umugabo we yakwibasirwa, aravuga ko atigeze amuca inyuma, atabizi ko Proctor yamaze kwemera. Mu byumve neza, Elizabeth atinya ko umugabo we yakwibasirwa, avuga ko atigeze amuca inyuma, ko umugabo we atigeze amuca inyuma, atazi ko Proctor yamaze kubyemera mu rukiko. Ibi bituma urukiko rwemeza ko Proctor abeshya, atabwa muri yombi. Mary arongera kwifatanya n'abandi bakobwa, avuga ko Proctor ari umurozi. Hashize amezi menshi abantu benshi barafunzwe, bamwe barishwe. Reverend Hare wari ushyigikiye imanza aricuza, aragerageza gutuma abafunzwe bemera ibyaha kugira ngo barokoke. Arasaba Elizabeth Proctor kugira ngo asabe umugabo we kwemera icyaha nubwo yababeshya kugira ngo aticwa. John Proctor atekereza cyane, arumva ko kuba yaracumuye cyangwa se yarasambanye byamugira umunyabyaha, bityo nta mpamvu yo kwanga kubeshya kugira ngo abone ubuzima. Ariko aratekereza ku izina rye, ku bana be no ku cyubahiro cy'ukuri. Arandika ko yemera icyaha ariko yanga gusinya inyandiko izashyirwa ku muryango w'urukiko. Aravuga ati, I have given you my soul, leave me my name. Kubera ko yanga gusinya, urukiko rumutegeka igihano cy'urupfu. Yanze gusinya kuri iyo nyandiko, bituma urukiko rumukatira igihano cy'urupfu. Elizabeth aramureba, aravuga ko atamuza guhitamo icyubahiro. Proctor ajyanwa kwicwa, aramanikwa cyangwa se arabambwa, ariko afite umutima ukeye kuko yahisemo ukuri kuruta kubaho mu kinyoma. Ayo ni amateka cyangwa ni uko inkuru yagiye ikurikiranwa mu ncamake. None reka dukomeze tureba n'ibindi. Tumaze kumva uko iyi nkuru yagenze mu ncamake, none ubu tugiye kureba noneho icyo twakwita aba characters cyangwa se abakinnyi nyamukuru bavugwa muri iyi nkuru. Muri iyi nkuru ya The Crucible ya Atamira ishingiye ku manza z'ubupfumu z'i Salem, ariko buri muntu uyigaragaramo afite ishusho yihariye n'imyitwarire ye, indangagaciro n'uruhare mu gutuma iyi nkuru iryohera abayikurikira. Noneho ubu reka tubasesengure mu buryo bwagutse. Uwa mbere niwo bita John Proctor, niwe muntu w'ingenzi mu nkuru.
ni umuhinzi w'umunyakuri wubashywe mu muryango ariko ufite igikomere cy'icyaha kubera ko yigeze gusambana na Abigail Williams. Yari umugabo w'intwari ariko nyine wicira urubanza kubera ko zira cyaha cy'ubusambanyi na Abigail Williams. Arangwa no gushaka ukuri n'ubwigenge mu bitekerezo byiwe. Ahanganye n'ubwoba bw'ibinyoma bye byarafashe Salem. Nubwo yagerageje kubihisha, yaje kwemera icyaha cye kugira ngo arengere abandi. Proctor yemeye guhitamo urupfu aho kuba ikigwari cyo kwemera ikinyoma. Yari umuntu uharanira icyubahiro n'indangagaciro ziwe. Uwa kabiri niwe bita Abigail Williams, ni umwana w'imyaka 17. Ni umwuzukuru wa Revera Paris kandi niwe utangiza ibirego by'ubupfumu. Yari umunyabwenge w'umunyabinyoma wihorera kandi ushaka kugera ku byo yifuza uko byagenda kose. Ashinja Elizabeth Proctor kugira ngo amusimbire ku mugabo we John. Ashuka abandi bakobwa kugira ngo bashinjanye. Abigail yari umukobwa w'umugome, nyamara mu bigaragara yari umukobwa ufite uburanga n'ubwitonzi kandi ari umugome mw'imbere mu mutima we. Yerekana ko inyungu ze bwite zishobora gusenya sosiyete. Elizabeth Proctor ni umugore wa John Proctor. Arangwa n'ubupfura, ubudahemuka, ariko rimwe na rimwe akagaragara nk'udashyira amarangamutima hanze. Yari umugore w'inyangamugayo ariko yifitemo ipfunwe ryo kutaba uwo mugabo we yifuzaga. Ashinjwa ubupfumu na Abigail. Nubwo John Proctor yamwihakanye mu rukiko, aramubabara kandi amuha icyubahiro cyo guhitamo. Elizabeth yerekana ko imbabazi n'urukundo rw'ukuri bishobora kurenga ku cyaha n'ububabare. Revera Paris ni umupasiteri w'i Salem, se wa Betty nyarume wa Abigail. Yari umuntu ugira ishyari ariko yifuza icyubahiro kandi wihutira kurengera izina rye aho kurengera ukuri. Yakundaga kurenga izina rye aho kurengera ukuri. Atinya ko ibirego by'ubupfumu byamwangiriza izina, bityo agashyikiriza imanza zishingiye ku binyoma. Paris yigaragaje nk'iki? Yigaragaje mu ishusho y'ubuyobozi bwikunda butiteye ku muryango rusange kuri sosiyete ahubwo gukurikirana inyungu zabo bwite. Undi niwo bita Revera Hare, ni umupasiteri waturutse i Bevere waje i Salem nk'impuguke mu by'ubupfumu. Yari umuntu wize wiyumva mu butumwa bwo kurwanya ibitekerezo bibi cyangwa imbaraga mbi z'umwijima arizo z'amadayimoni, ariko nyuma yicuza uruhare rwe mu manza. Atangira ashyigikiye imanza ariko nyuma aza kubona ko ari ibinyoma. Agerageza gukiza ubuzima bw'abashinjwaga ariko nta kundi byagenda. Heri yerekana ko umuntu ashobora guhinduka akava mu bwibone akajya mu kwicisha bugufi no guharanira ukuri. Yatangiye ari umuntu mubi ariko nyuma agerageza gushinjura abantu kugira ngo nyine bitabagiraho ingaruka. Nawe yerekana ko umuntu ashobora guhinduka akava mu bwibone akajya mu kwicisha bugufi no guharanira ukuri. Undi niwe bita Kore. Yari umusaza w'imyaka irenga 80 w'umuhinzi ugira umurava kandi w'umunyakuri. Gusa yagiraga amagambo akarishye mu mvugo ariko yari intwari kandi yari umunyakuri. Yashinjwaga ubupfumu kubera ko yabajije impamvu umugore we asoma ibitabo byinshi. Yanze gutanga amazina y'abandi, aricwa atavuze ijambo na rimwe. Kore. Inyigisho byatwigisha muri iki gihe ni ukugira ubutwari no kugira ubushobozi bwo kurinda abandi no kubarinda uburenganzira bwabo, mbese tukaba intwari. Nubwo yishwe ariko yabaye intwari. Uwo bita Rebecca Nasi yari umugore w'imyaka myinshi nawe ukuze wubashywe cyane mu muryango. Yari umugore wa Francis Nasi. Yari umugore w'umunyabwenge w'inyangamugayo kandi ukunda gusenga cyane. Yashinjwaga ubupfumu nta bimenyetso bifatika bihari. Yanze kwemera icyaha kugira ngo aramuke. Rebecca yerekana ko kwemera n'ukuri bishobora kurenga ubwoba bw'urupfu. Undi niwe bita Judge Danoff. Yari umucamanza mukuru waje Salem kuyobora imanza. Ni umuntu wiyumva mu butabera ariko wizeye cyane ubasha bwe ku buryo atemera amakosa.
yayoboraga imanza zishingiye ku binyoma, yanga kwemera ko yibeshye kugira ngo atange izina ry'urukiko. Danforth yerekanaga ko ubutegetsi bushobora kwanga kwemera amakosa bigatuma abantu benshi basiga ubuzima. Abandi nabo bita Thomas na Ann Putnam, yari umunyamujinya. Ann afite agahinda k'abana be bapfuye. Bifashishaga abigaye n'abandi bakobwa kugira ngo bashinje abaturanyi babo babone uko babambura ubutaka. Uyu Thomas na Ann Putnam. Ikindi berekanaga ko inyungu bwite n'ishyari bishobora gutuma abantu bashyira abandi mu kaga. Hari undi umukarata witwa Mary Warren, yari umujaburogita, umwe mu bakobwa bari mu ishyamba. Yari umwana utinya cyane, utarafataga ibyemezo bihamye. Atangira avuga ukuri, ariko nyuma atinya Abigayeli agahindura ubuhamya bwe. Yerekana ko abantu bashaka guhinduka bitewe n'igitutu, bakagambanira abandi, bigatuma bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Uwa nyuma dusoreza hano bita Tituba, yari umuja w'umwirabura kazi ukomoka i Barbados, wakoraga kwa Revera Paris. Yari umukobwa w'umunyabwoba ariko w'umunyabwenge, wamenyereye imico myinshi itandukanye. Niwe wa mbere ushinjwa ubupfumu kugira ngo aramuke, ariko yemera kugira niwe wa mbere ushinjwa ubupfumu ariko ngo aramuke, akemera gutanga amazina y'abandi kugira ngo aticwa. Tituba yerekana ko abantu batagira ijambo bashobora guhatirwa kwemera ibinyoma kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Abo ni aba-characters. Noneho reka tujye kuri films. Noneho ubu tugiye kureba noneho ibyo bita films cyangwa insanganyamatsiko z'ingenzi zigaragara muri The Crucible mu buryo burambuye. Tunabihuze n'aba-characters, imibanire ndetse n'umuco byabo, ndetse biratuma dukuramo amasomo y'ingenzi. Tuyosobanura icyo bita hysteria. Iyo bavuze hysteria ni ubwoba bwinshi burenze urugero. Mass hysteria, ubwoba bwinshi burenze urugero. Iyo ni film ya mbere turayisobanura. Dusobanura ibyo bita truth and falsehood, icyo bita ukuri n'ikinyoma. Turebe icyo bita justice and authority, ni ubutabera ndetse n'ubutegetsi bw'igitugu. Turebe indi bita guilt and redemption, kwicuza ndetse n'imbabazi. Turebe reputation and integrity, ibyo bita reputation and integrity, ibyo bita izina ryiza ndetse n'icyubahiro. Turebe icyo bita individuality and conformity, ibyo bita ubwisanzure bw'umuntu n'igitutu. Turebe religion and hypocrisy, turebe idini ndetse n'uburyarya. Turebe greed and envy, inyungu bwite z'umuntu cyangwa n'ishyari. Turebe female power and vulnerability, imbaraga z'abagore ndetse n'ibyo bita ubwiyemezi. Ideology, turebe ibyo bita ideology na free thought. Ideology cyangwa ingengabitekerezo n'ubwigenge bw'ibitekerezo. Izo ziraba zihagije, ndabizi ko babikubashije nko mu cya leta cyangwa mu kizamini icyo cyose utabonamo nk'eshanu uvugamo. Reka noneho tuzivuge mu magambo arambuye. Ibyo bita hysteria niyo film ya mbere tugiye gusobanura. Ubwoba cyangwa ihahamuka ndengakamere, hysteria. Mu mujyi wa Salem, ubwoba bw'ubupfumu bwahinduye abantu ibikoresho by'iterabwoba. Abaturanyi batangiye kwitana ba mwana, bashinjanya ibinyoma, bashinja abandi n'ibimenyetso bifatika abafite. Nk'Abigayeli n'abandi bakobwa batangiye gushinja abantu kugira ngo birengere cyangwa bihorere. Urukiko narwo rwemeye ibirego bidafite ishingiro, rutangira gufunga no kwica abantu. Ubwo bwatumye abantu batakaza ubushishozi, bagenda ku binyoma no ku marangamutima aho gukoresha ukuri cyangwa ubwenge. Iyi nsanganyamatsiko yerekana ko ubwoba bushobora kwangiza umuryango, ugasenya ubucuti, icyizere ndetse n'ubutabera. Film ya kabiri niyo bita truth and falsehood cyangwa ukuri n'ibinyoma. Abantu benshi bo muri Salem bahitamo kubeshya kugira ngo baramuke.
abandi bagahitamo kuvuga ukuri nubwo bibagiraho ingaruka zikomeye. John Proctor ahitamo kwemera icyaha cye cy'ubusambanyi kugira ngo agaragaze ko Abigail ari umunyabinyoma. Rebecca Nasi na Gilles Corey banga kwemera ibinyoma nubwo byabaviriye mu rupfu. Mary Warren arashidikanya hagati y'ukuri n'ikinyoma, agahitamo kubeshya kubera igitutu. Hano Mira, uyu mwanditsi yerekana ko ukuri gukunze guhenda, uburyo ukuri kurahenze cyangwa ukuri ntabwo kumvwa, ahubwo humvwa ibinyoma, ariko ukuri niko gufite agaciro kurusha ubuzima ubwo ari bwo bwose. Ni isomo ry'ingenzi twakuramo. Icya gatatu, filime ya gatatu niyo bita Justice and Authority, ubutabera n'ubutegetsi bw'igitugu. Urukiko rwa Salem rwari ruyobowe n'abantu bafite ububasha ariko batari bashyize imbere ubutabera. Urwunga Judge Danforth yirengagije ibimenyetso bishya kugira ngo atange izina ry'urukiko. Uwo bita Revera Paris yaraniye izina rye, kurengera izina rye aho kurengera ukuri. Abaturage ntibagira ijambo, ahubwo barakandamizwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Iyi nsanganyamatsiko itwibutsa iki? Itwibutsa yuko ubutegetsi bushaka kwifashisha amategeko kugira ngo bukandamize abaturage aho kubarengera. Indi niyo bita Guilt and Redemption, kwicuza nicyo bita imbabazi. Abantu benshi bo muri Crucible barwanaga n'icyaha cyabo cyahise, bashaka uko bakwiyunga n'ukuri. John Proctor yari afite ipfunwe ryo kuba yaracumuye, ariko yashakaga kurengera icyubahiro cye. Uwo bita Revera yicuza kuba yarashyigikiye imanza zishingiye ku binyoma, agerageza gukiza abashinjwaga. Na Elizabeth Proctor yashatse ko umugabo we ababarirwa akamushyigikira, ariko bwa nyuma yaramushyigikiye, aravuga ati uzemera ukuri aho kwemera kurengera ubuzima. Aha Mira, uyu mwanditsi yerekanye ko kwicuza no kwemera amakosa ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kwiyubaka no gusubiza icyubahiro. Indi filime niyo bita Reputation and Integrity, cyangwa izina ryiza n'icyubahiro. Mu muryango w'i Salem izina ry'umuntu ryari rifite agaciro kuruta ubuzima. Niyo mpamvu John Proctor yanze gusinya inyandiko y'ibinyoma kugira ngo atanduza izina rye. Paris yarangayikishijwe n'uko ibirego by'ubupfumu byamwangiriza izina aho kwita ku kuri. None Rebecca Nasi yitangiye icyubahiro cye aho kwemera ikinyoma. Iyi nsanganyamatsiko itwibutsa iki? Itwereka ko icyubahiro cy'umuntu gishingiye ku byo akora atari ku byo abandi bavuga. Tujye ku ya gatandatu bita Individuality and Conformity, ibyo bita ubwisanzure bw'umuntu ndetse n'igitutu. Muri Salem yari sosiyete ishingiye ku mategeko akomeye y'idini, aho umuntu wese wagiraga ibitekerezo bitandukanye yafatwaga nk'umwanzi. Uwagiraga ibitekerezo bitandukanye n'amategeko ya sosiyete yari nk'umwanzi wabo. Proctor yagaragaye ku bitekerezo bye nubwo byatumye amanikwa. Abigail yakoresheje igitutu kugira ngo agire ububasha, ategeka bari abantu nka Tituba ndetse n'abita Mary kugira ngo bavuge ibidakwiriye. Mary Warren atinya kwitandukanya n'abandi bakobwa, agahitamo kubeshya. Hano Mira yerekana ko guharanira ubwisanzure bw'umuntu ari intambwe igoye ariko ikwiriye. Tujye ku ya karindwi ariyo bita Religion and Hypocrisy, aribyo bita idini ndetse n'uburyarya. Nubwo hariya muri Salem wari umuryango w'abanyedini, ibikorwa byabo byari bihabanye n'indangagaciro z'ukwemera kwa Gikristo. Revera Paris yitwazaga idini kugira ngo arengere inyungu ze. Urukiko narwo rwitwazaga izina ry'Imana kugira ngo rukore ibikorwa by'akarengane. Hari abantu bashinjwaga ubupfumu nta bimenyetso bifatika, ahubwo hashingiwe ku kwemera gusa. Iyi nsanganyamatsiko yerekana ko idini rishobora kwifashishwa nabi rikaba ibikoresho cy'iterabwoba aho kuba isoko y'ubutabera.
indi nsanganyamatsiko niyo bita great and envy, ibyo bita inyungu bwite n'ishyari. Bamwe mu baturage ba Salem bifashishije ibirego by'ubupfumu kugira ngo babone ubutaka cyangwa bihimure. Nkuru bita Thomas Putnam yashinjaga abaturanyi kugira ngo yigarurire ubutaka bwabo. Abigail we yashinjaga Elizabeth kubera ishyari ry'urukundo yakundaga John. Uwo bita Anne Putnam yashinjaga abandi bagore urupfu rw'abana be aho kwiyakira. Mira hano yerekana ko inyungu bwite n'ishyari bishobora gutuma abantu batakaza umuntu. Indi filime niyo bita Female Power and Vulnerability. Nubwo bishatse kuvuga ati imbaraga z'abagore n'ubwiyemezi bwabo. Nubwo abagore bari bafite umwanya muto mu muryango wa Salem, bamwe bari barabaye ibikoresho by'iterabwoba, abandi bagaragaza ubutware. Abigail yifashishije ubwiza n'ubwenge kugira ngo agire ububasha. Ubwiza n'ubwenge yari afite kugira ngo agire ububasha bashe gushinja abandi. Uwo bita Elizabeth na Rebecca bagaragaje ubutware bwo guharanira ukuri. Uwo bita Mary Warren yerekana ko abagore bashobora guhindurwa n'igitutu cya sosiyete. Iyi nsanganyamatsiko yerekana ko abagore bashobora kuba abahohotewe cyangwa abahohotera bitewe n'ibihe barimo. Indi filime ya nyuma y'ingenzi niyo bita Ideology and Free Thought, cyangwa se ingengabitekerezo ndetse n'ubwigenge bw'ibitekerezo. Salem yari iyobowe n'umuco w'ivangura no gutwaza igitugu. Abantu batinyaga kuvuga ibitandukanye n'ibyemejwe n'urukiko kugira ngo baticwa. Proctor na Hare bagerageje guhangana n'iyo myumvire, ariko bahura n'igitutu cya leta gikomeye, cy'urukiko gikomeye cyane. Urukiko rwafataga umuntu wese utemeye ibirego nk'umwanzi w'Imana. Hano Mira yerekana ko ideology ikabije ishobora kwica ubwigenge bw'ibitekerezo, bigatuma abantu batakaza ubushishozi. Izi ni filime z'ingenzi zikoreshwa hano muri iki gitabo cya The Crucible by Atamira. Tubibutsa ko muri kumva Ephraim Uwimana kuri Fira wa King. Mukomeze mudukurikire. Hari amasomo y'ingenzi twakora muri iki gitabo cya The Crucible cya Atamira. Tugiye kureba uburyo tugira akamaro muri iki gihe cyangwa twabasha gusobanukirwa muri iki gihe ndetse n'igihe kizaza. Icya mbere, ubwoba bushobora gusenya iki sosiyete tubamo. Iyi nkuru yerekana ukuntu ubwoba bw'ubupfumu bwahinduye Salem mu mujyi w'iterabwoba. Abantu batangira kwitana ba mwana, bashinjanya ibinyoma, bigatuma b'inzirakarengane bicwa. Ibi bitwigisha ko ubwoba butagenzuwe neza bushobora gutuma abantu batakaza ubushishozi bagakora amahano. Isomo rya kabiri ni uko ukuri kuruta ubuzima. John Proctor ahitamo gupfira mu kuri aho kwemera ikinyoma ngo bituma abaho. Yanga gusinya inyandiko y'ibinyoma kugira ngo izina rye ritanduzwa. Ibi bitwigisha ko icyubahiro n'indangagaciro bifite agaciro kuruta ubuzima bworoshye bwuzuyemo uburyarya. Igitutu gishobora kwica ubwigenge bw'umuntu. Salem yari sosiyete y'idini rikomeye, aho umuntu wese wagiraga ibitekerezo bitandukanye n'ibitekerezo by'amadini yafatwaga nk'umwanzi. Ibi bitwigisha ko abantu bagomba kwigenga mu bitekerezo, bakirinda kugendera ku gitutu cy'itsinda cyangwa cy'umuco n'iterabwoba. Irindi somo ni uko inyungu bwite n'ishyari bishobora gutuma abantu bagambanira abandi. Abantu nka Thomas Putnam, Abigail Williams bifashishije ibirego by'ubupfumu kugira ngo bihimure cyangwa babone ubutaka. Ibi bitwigisha ko ishyari n'ubugome bishobora gutuma abantu batakaza ubumuntu, bagashyira abandi mu kaga. Ubutegetsi budashishoza n'ibyo n'irindi somo bushobora guteza akarengane muri sosiyete cyangwa abaturage, bikagira ingaruka ku baturage. Urukiko rwa Salem rwemeye ibirego bidafite ishingiro, rufunga abantu nta bimenyetso bifatika bafite. Ibi bitwereka ko ubutegetsi bugomba gushingira ku kuri no ku butabera aho kwirinda amakosa, bigahinduka intwaro yo gukora
ibikorwa by'akarengane. Irindi somo tugomba kwicuza no kwemera amakosa kuko iyo ari intambwe y'ubutwari. Revera Heri yaje kubona ko yibeshye agerageza gukiza abashinjwaga. Ibi bitwigisha ko umuntu wicujije wemeye amakosa ye ashaka kuba intwari kurusha uwihagararaho mu kinyoma cyiwe. Irindi somo ni uko idini, akenshi amadini ntagira urukundo, bigatuma idini riba igikoresho cy'iterabwoba. Nubwo Salem wari umuryango w'abanyedini, ibikorwa bye byari bihabanye n'indangagaciro zo kwemera. Ibi bitwigisha ko ukwemera nyako kugomba gushingira ku rukundo, ku bwenge no ku butabera, aho kuba igikoresho cyo gucecekesha abandi. Aya ni amasomo y'ingenzi twakora muri iki gitabo bwa Crucible. Noneho reka turebe ibibazo by'ingenzi bikunze kwifashishwa cyane mu isesengura ry'iki gitabo ku bantu biga literature na English cyangwa bashaka gusobanukirwa ibintu bijyanye n'ubuvanganzo. Tugiye kureba ibibazo bigera nko ku 10 mu buryo bwihuse kugira ngo tubashe kumenya neza iyi nkuru. None kuki igitabo cyitwa The Crucible? Why is the play called The Crucible? Iri zina rifite ibisobanuro bibiri. Iyo uvuze ijambo The Crucible ni icyuma gishongirwamo ibintu ngo bisukure, kandi ni igihe cy'igeragezwa rikomeye. Inkuru yerekana ko abantu bageragejwe mu butwari, mu kuri no mu cyaha, banyuze nko muri icyo cyuma. Ni icyuma bakoresha bashongesha ibintu. Sinzi mba mubyumvisha. Ni The Crucible ni icyuma gikoreshwa bashongesha ibintu. Ubwo n'abantu banyuze mu ki? Abantu banyuzwe barageragejwe cyane mu butwari, mu kuri no mu cyaha. None why is John Proctor considered a tragic hero? Ati niki gituma John Proctor afatwa nk'intwari? Hano nubwo yakoze icyaha asambana na Abigail, yaje kwemera amakosa ye, ahitamo gupfira ukuri aho kubaho mu kinyoma. Nisho y'umuntu wiyunga n'indangagaciro ziwe, niyo mpamvu yitwa a tragic hero. None how does Abigail William manipulate others through fear? Ati ni gute Abigail William akoresha ubwoba kugira ngo agere ku byo yifuza? Yakangishaga abandi ko azabashinja ubupfumu, agashuka urukiko n'abaturage, byose bikura ashaka kwihurira kugera ku rukundo rwa Proctor. Nubwo nawe byarangiye abuze uwo mugabo yifuzaga, bikarangira apfuye. Ikindi kibazo, how does mass hysteria manifest in the play? Ati ni gute ubwoba nihahamuka bigaragara mu nkuru? Abaturage batangiye kwitana ba mwana, bashinja abandi n'ibimenyetso bafite, bityo n'ubwo bw'imyuka mibi. Ibi bituma urukiko rwica inzirakarengane. What is the central message Arthur Miller wanted to convey? Ati ni isomo nyamukuru Miller ashaka gutanga. Ikibazo ni ingenzi cyane. Yashakaga kwerekana ko ubwoba, iterabwoba cya politiki n'inyungu bwite bishobora gusenya iki? Ubutabera n'ubumuntu. Nino how does Revera Heri change through the play? Ati ni gute Revera Heri agenda ahindagurika mu nkuru? Revera Heri atangira yizeye ko ari kurwanya ubupfumu, ariko nyuma abona ko ari ibinyoma. Agira aho yicuza, agerageza gukiza abashinjwaga. None icya karindwi, why does Elizabeth Proctor lie in the court? Ati ni iki gituma Elizabeth Proctor abeshya mu rukiko? Impamvu yashakaga kurengera umugabo we, atazi ko Proctor yamaze kwemera icyaha kera. Ibi bigaragaza ko urukundo rwe n'ubupfura, bigaragaza urukundo n'ubupfura bye. Nubwo yabeshye ako yaresha kurengera umugabo we ngarengera ubuzima. None ni gute ubutabera bugaragara nk'ubukandamira abaturage? Cyangwa how is justice portrayed as oppressive in the play? Ati ni gute ubutabera bugaragara nk'ubukandamiza abaturage? Urukiko rwemera ibirego bidafite ishingiro, rufunga abantu nta bimenyetso. Abacamanza banga kwemera amakosa kugira ngo batangize izina ryabo. None what role does religion play in the
hysteria. Ati ni irihe cyangwa ni uruhe ruhare rw'idini mitabo ubwoba cyabaye muri iki gihe? Idini ryifashishijwe nk'intwaro yo gucecekesha aho kuba isoko y'ubutabera. Abantu bashinjwaga ko batari abizerwa bahitaga bafatwa nk'abanyabyaha. Abantu bashinjwaga ko batari abizerwa bahitaga bafatwa nk'abanyabyaha. That's the question. Ikibazo cya nyuma. How does the Crucible reflect them? MC Kati era. Cyangwa ni gute the Crucible ijyanye n'ibihe bya MC Capitalisme? MC Capitalisme. Iyo bavuze MC Capitalisme gatumanza turebe ibyo ari byo. MC Capitalisme. Reka tumaze turebe ibyo ari byo, then tumaze dusobanure iki kibazo. Iyo bavuze MC Capitalisme ni izina ryahawe igihe cyari igihe. MC Capitalisme ni izina ryahawe igihe cy'itabwa rya politiki ryabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 1950, aho abantu benshi bashinjwaga kuba abakomuniste cyangwa gushyigikira ibitekerezo byabo nta bimenyetso bifatika. Iri zina rikomoka kuri Senateri Joseph McCarthy. McCarthy wari umunyapolitiki wo muri Leta ya Wisconsin wamenyekanye cyane kubera gushinja abantu benshi ko barinje mu nzego za leta nk'inasi z'Abasovieti. Ibi byaranze iki gihe cya MC Capitalism ni perezida afite igihamya. Abantu bashinjwaga gusa bashingiye ku bivugwa ntibahabwe uburenganzira bwo kwisobanura, bakicwa. Gutinya no guceceka. Abanditsi, abarimo abakinnyi ba filime, abahanzi n'abandi benshi batakaje akazi cyangwa barafungwa kubera ibirego bidafite ishingiro. MC Kati yavuze ko bafite urutonde rw'abantu benshi bakorera leta ariko ari abakomuniste nubwo atigeze atanga ibimenyetso bifatika. Ubu ni biranga iki cya MC Capitalism. None ni gute the Crucible ijyanye n'ibihe bya MC Capitalism? Mira yanditse nk'isubizo ku gihe abantu bashinjwaga ko abakomuniste n'abimenyetso. Inkuru yerekana ko iterabwoba rya politiki rishobora kwangiza ubwisanzure bw'ibitekerezo. Rero nahadushoreje. Mwakoze kubana nanjye Ephraim Uwimana Philo King. Mukomeze mukore subscribe and share. Turi kumwe ku biganiro bitaha kwindi novo. Mwakoze cyane.